Kizo ndabona iminsi ikomeje kumbana n'ibite atari ubunyanda bwawe se wakona we kureba watermelon yagira ngo no muti hahiye ko akora Kizo naho uganiriye nabi ujye wemera ukuri no kuryana mu matwi gusa se wa mbere kuri mu matwi kandi se nayo wanyuma nta kibyo tubyihorera nihera amazi yo kunywa reka nze nyaguhe salamu wanje bimeze bite se sha mpaye wese waje bite byawe Isa turuka hese sasa nanje ngureza amafaranga arakantu nshaka kwigurira nyumvira kandi yes we bishanga bacyayirimo ndetse kuna naho ntabwo niyo nabonye afite ntabwo izi imyanda nkama nze nande wowe niyinjije ngize amahirwe naramvuze ni ngiye gufasha ino njiji yes we uramufasha iki ntabwo izi imyanda nde nande wowe nino njiji ariko ni magambo ahereye ukoresha ni byiza habe na shesha makesha wumva ukuri nubwo kuryana mu matwi nese wagira ngo umufashe ikibazo nuko mwese muri iyi nyanja nakwinjije kimwe ariko rero Kizo ayo magambo ahereye ukoresha atameshe niyugura vimu kayamesa shesha makesha ahubwo se mbabaza nk'ubu mwanya mukoresha mutegeza ko nta mafaranga mufite kujya mukoresha ngo mushake ukuntu yaboneka shabye warira wa munyarwanda we ese twe nuko twanze kubaho neza wapi ahubwo nuko tuba twarabigerageje bikanga rero niho mera mvuga yuko mwese muri iyi nyanja ngute abantu mungana gutya mufite imitwe yanyu bwite muri gisande mukiyongeza indi kandi mucyabaze shaka wasanga murya nk'abishariye umwobo shabye ihorere byabonetse se urongeye kubereka uburyo biboneka ubundi tuvugana amashuri 3 kwereka rero ni ryari ayo mashuri akoreshwa mundi no kuvuga ngo yo plan A yanze kuvuga ngo abakurikiye plan B kuvuga ngo amucika intege turajya kuri plan Z ngo nyambere katanga era niko wita anjije ntabwo avuga kwiba vuga kwitisi by'abakire hahiye ko bivuyemo sha ntari bikabise inzira ni kurya ukamara iminsi 7 utarya zivuza kurya nawe kubwiye ngera aho uti atari wowe naho ari nyibwira ahubwo ngewe twigendera akazi murakemeye ahubwo ni mumbwire muri tayari turi tayari ahubwo ni ryari sinari nzi ko wagira ubugoryi nk'ubwo ngubwo ndetse uretse ubugoryi n'ubujiji aka kajerekani nako kugira ngo nako tunyweramo amazi se oya tugiye kwibiramo benzine cyangwa sase se oya ese niba atari ibanga aka kajerekani nako kugira ngo ikibazo cyanyu mwese murinjije ntabwo mujya mutekereza nuko zishyana ngatekereza ntarenza ku zuba mugiye kwereka uburyo purani zanyu ziba zipanze korana n'umujura kabisa hahiye ko ugize ubutwa bwanyu nta n'ugeze umaze ahariwe isobanura mugani ni he tubwire hanyuma rero murabona ya nzira iri haruguru amazi amwe ifite urugi rw'ubururu n'ibirahure bya fime aho rero tugiye gukorera kuri uyu munsi kose mwese mutekereza nk'abicariye imitwe yanyu mwibe ko ari kwa fandi ese n'icyo batinya ikiro nagitekerejeho kare kandi ntabwo nagitekerejeho rimwe inshuro zibiri kandi nta kintu kiri nko kwiba umusirikare ko ntabwo yakurasa kandi azi amategeko y'imbunda
kirazira kurasa umusivile aratigeza kwata nta n'intwaro afite yo kukurwanya. niba ari ibyo rero irabikirirwa doda yumvira kandi aho ubera injiji ugeze ngo ajya mu kazi nta gikoresho. Wasigaye mu rugo kugira ngo uze kumera umutwaro undi uze kwikorera ibyawe nge nawe ubwo nka kwikorera Nikorera se nabaye none ubwo gitangiye kuzana batari bakurasa nibyo se birimo none uyu ufite ibamo amashaza se basireka mane nyo nawe utanga arakurasa uko nawe umutanze wamurasa basireka mane nyo guteza tugenda we birakurudi inyuma maze ntuzambwira umugore wanjye ko napfuye ndi kwiba nakubwiye ko atari ukwiba ntabwo kubyo nakubwiye wese ko wibagiwe ibyo watubwiye ibyo nakubuze mukira ubundi nimugoroba nibyo byiza ukabaho ntabwo baba bahari baba bagiye mu kazi umugabo ajya gucuruza hariya hirya mu isoko umugabo n'umusirikare aza muri weekend nyuma abana bari mu gikari bari mu bake baza guca muri salo ibyo biri butworohera. Okay nyine ibyo nakubwiye nibyo ariko nyine nkuko wasanga yenda atakoze yaruhutse ntabwo tugenda. Papa, tubona abashyitsi. Murakaze neza basi. nyine twari tubasuye. Okay. Nta kibazo murashaka iki? Twari tuje ngo mudutize iriya TV. ugize ngo Nta kindi? Iriya pasi. Iriya radio. Nibyo. Gane mubifate. Gamugenda mubifate. Urakoze. Muza gutira mwitwaje imbunda se. Akusha mwarwa kuko n'umugabo utari se. hahiye koko wari igitekerezo ufite maze numva nifite n'ubwoba nanga igitekerezo Igitekerezo ndagifite. Reka ngo murayizi.